Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinda ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twarishye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kinini D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, nukibona uzagera imbere uhita uhabona ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross, hariya abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba cyerekana aho abanyamaguru bambukira ntabwo kiraba kiyashinze, ahubwo uzabanza ukibone mbere, wanze ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri iyo nzira y'aho abanyamaguru bambukira. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikuru hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa, kiba kigomba kugaragazwa ute? A, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kinini B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Romoroki iri gukururwa. Romoroki iyo iri gukururwa hari ikintu kiba kiri hagati kimeze nk'ikigozi cyangwa se ibintu bimeze nk'ibitsinga biri gukurura iyo romoroki. Rero kiri kuyikurura kimeze nk'ikigozi iyo kirenze metero 3 z'uburebure, kiba kigomba kugaragazwa n'itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye ko nkwigisha iminsi mike bitewe n'igihe ufite, umunsi umwe 2 3, turaza tukakwigisha turi kumwe mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha mu buryo bwa online, uri kure cyangwa uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bibujijwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C, ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera.
D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ubundi iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda hari igihe tubona icagaguye cyangwa tukabona idacagaguye, byose biba bivuze ko umuyobozi abujijwe kuyirenga. Kubera iki? Kubera ko wawushyira hagati mu muhanda bari kukubwira ngo wemerewe kugendera mu ruhande rw'iburyo, ntabwo wemerewe kurenga umurongo guze mu ruhande rw'ibumoso, kubera ko ibumoso hagenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo, muri make biri kuza bibasanga. Ariko nk'iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari ugiye kunyuranaho ugatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe kurenga igihe cyose. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Nagukoreye isomo ry'ibimenyetso byo mu muhanda, so YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe iyo video. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nkayiguha. Kibazo cya kane kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugomba kwitwara ute? Agukomeza ibumoso, B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Uzazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka cyangwa se bikamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse mu gihe ugiye kubisikana nacyo ucanye amatara maremare. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora, yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hariya biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga bitari gukora cyangwa se byapfuye. Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ugeze kuri feruje, ugasanga rero zapfuye. Ugomba kwitwara ute? Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B gutwara neza nta gutinda mu isangano. C guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haze cyukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uca mu isangano ry'umuhanda n'ubwitonzi kubera ko biriya bimenyetso bimurika biba byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kubera ko hari ahantu hari biriya bimenyetso bimurika akenshi hakunda kuba hahuriye imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero ugomba kwitondera n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? A guhagarara aho abanyeshuri bambukira. B guhagarara akanya gato. C ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. D gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, haze cyukuri nta kindi ni B. Hagarara kanya gato. Kino cyapa ukibona kenshi umuhanda muto urimo ugiye gusukira mu muhanda munini. Hari ibinyabiziga ugiye gusangamo, ntabwo uri kureba iburyo bwawo, ntabwo uri kureba imoso bwawo, bikaba ngombwa ko hagarara kanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kugira ngo winjire muri iryo sangano ry'umuhanda ugenda gake gake udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanze mu kikwa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye, subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, haze cyukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo utagonga ayo matungo. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso ugeze kuri feruje usanze zapfuye, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se umukorerabushake ariko bafite ikintu kimuranga akaguha kino kimenyetso, uba wakora iki? Wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo uguhagarara umwanya muto. D. Komeza imbere gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, haze cyukuri nta kindi ni C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto kubera ko hari ahantu haba hari imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Mu gihe agwaye kino kimenyetso bivuze ko hari abandi yemereye bo bari kugenda. Rero agwaye kino kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto ko nawe mu kanya gato abarakwemera ugakomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndanga cyerekezo aribyo mwita ngo ni ibinyoteri. Muye ntera: A. metero 100, B. metero 200, C. metero 150, D. metero 250. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, haze cyukuri nta kindi ni C. metero 150. Nijoro igihe ijuru rikeye bishatse kuvuga iki? Birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Abari rero mu ntera ingana na metero 150. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo tubonye ko ari muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umuyobozi cyangwa umuherekeza aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni a umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga byose bigende biba bigomba kuba bifite umuyobozi. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari. Ndakeka ko waramusamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha mu gihe gito kajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Cyangwa se ukeneye ko twigana amategeko y'umuhanda turi kumwe umunsi umwe cyangwa ibiri, ubundi ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789161626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abandi, a abanyamaguru, b ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri harimo nka za velomoteri, amagare. Ndakeka ko waramusamo c, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigerewe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? A agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda, b ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije, c icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Murabizi mpita mbibabwira. Cyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo, ibyo bizirikisho bigaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Santimetero 30 ubundi yakagombye kuba iyi c, nuko bavuze ngo santimetero 20 kandi aba ari santimetero 30 kuri buri ruhande. Ndakeka ko niba kikubaza bashyizemo ngo gifite santimetero 30 kuri buri ruhande uzahita ugikora, kubera ko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya. Ubifiteho amakuru uhita ubikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Inkomane ni ahantu imihanda ihuriye. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu nkomane? Atanga inzira ku binyabiziga binini, b gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru, c tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tugereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni c tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Igisubizo ni c, utanga inzira ku binyabiziga biri kugenda mu muhanda munini uri gusatira. Umuhanda muto uba ugiye gusukira mu muhanda munini kandi hari ibinyabiziga ugiye gusangamo. Rero bagashyiraho kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikubwira ngo tanga inzira uyiha ibinyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Murabizi niba ugiye kwinjira mu muhanda
ugomba guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo mujya mubibona, ukabona niba umuntu agiye kukwinjirana arabanza arahagarara aguha inzira ubanza utambuke abone kukwinjirana. Nawe iyo hari ugiye kwinjirana niko bigenda, urabanza ukamuha inzira ukabona kwinjira ariko wabanje kumuha inzira yamaze gutambuka. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A toni 10, B toni 12, C toni 16, D toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni C toni 16. Toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Iyo bavuze ngo makuzungu uri kureba nka rukurana, hari igikontineri kiba kiri gukururwa harimo imigozi iri kugikurura, kiraba cyita romoroki. Noneho cya gikontineri kiba gifatanye na hariya umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye nta migozi irimo iri kugikurura, nibyo bita ngo ni makuzungu. Rero biriya binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga ariko batabariyemo imitambiko iri kuri makuzungu bigomba gutwara toni 16. Iyo bavuze umutambiko, niba umupine umwe uri iburyo undi ukaba uri ibumoso, kiriya cyuma kibihuza nicyo bita umutambiko. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C ibinyabiziga ndakumirwa. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni C ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka zambulance ndetse na biriya binyabiziga bya polisi n'ibindi byose ndakumirwa, mubona ko bafite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Hari nk'umuntu uhitamo inobe ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Iyo uvuze ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, zambulance n'ibindi byose ndakumirwa ubu bikuyemo. Ariko iyo uvuze ngo ibinyabiziga ndakumirwa, byaba bya polisi y'igihugu, byaba bitwara abarwayi ndetse n'ibindi byose ndakumirwa ubu hise ubishyiramo. Niyo mpamvu mu kigo cyo guhitamo B uhitamo C kuko niyo ikubiyemo byose. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, agomba kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitarenza ibihe bipimo: A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso cyukuri cyanye cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibyo bisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu badahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo
amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Niba ibinyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10 D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo bya nyabyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka Zambihance yivugije ihoni ntabwo riba rimeze nk'iry'ibindi binyabiziga. Na bino binyabiziga bikora ku mihanda mwumva ko bigira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndizera ko uramutamo D, ndizera ko uramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho batelefonira, D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Uri kubona ko inzira yatangiye ari umweru igeze imbere basiribangishaho umutuku. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteye umunangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteye umunangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate. Uzahita uvuga ko ibirango kiba bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Aho ni mu gihe bakikwaje mu buryo bw'amagambo. Mu buryo bw'ishusho uzavuge ko ari inzira idakomeza, uzahitemo B. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora ugasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba ira video nagukoreye amokota n'ibyapa byo ku mihanda, usoza kuyireba nta kibazo kerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. B ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. C nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iryo tara ritukura ntibatubwiye se niryo kuri feruje, ese ni iry'ikinyabiziga? Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo amatara ndanga cyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Nuvuga ngo amatara abagomba kuba ateganye, rimwe riri iburyo irindi riri ibumoso kandi rikagira umubare utari igiharwe. None ayo matara aba afite amabara asate. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ayinyuma batukura cyangwa se n'icunga rishije. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, na B ikaba ari igiso cyanyacyo ayinyuma batukura cyangwa se n'icunga rishije. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ayinyuma abasa n'icunga rishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isomo twamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ibyo ni ibintu bisanzwe, urebe no ku modoka ni gucaho yacanye amatara, ay'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma yo abatukura cyangwa se n'icunga rishije, uze kubireba urahita ubibona. Ndizera ko rero waramutamo se ivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndizera ko waramuskandika ku papuro, tari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye, kode zirahari tuyigufatire, yaba iyo kurushya rwa burundu cyangwa se yo kurushya rw'agateganyo. Twandikire rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu gihe gito, iminsi 3 ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba uri hafi ariko ukaboneka amasaha wenda y'ijoro, saa 2 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, turakwigishaho, tuguha linki ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukajya turavugana dusa nk'abari kumwe, ariko nicyo nashyize muri computer yanjye uri kukibona muri telefoni yawe, nkakwigisha ukazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwane cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashe. Mukeneye kwiga mudasobwa turaza twayikwigisha. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.